kikaba mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi ubundi kwahariwe abagore, ni ukwezi twizihizamo umunsi w'abagore. Binatanga impamvu yuko muri iryo serukiramuco tugiramo umunsi wihariye, ari umunsi wa kabiri waryo, uba ari umunsi wo kwibuka uruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'ubuhanzi muri rusange. Dukura inganzo y'uwo munsi wa kabiri kuri Nyirarumaga, niyo mpamvu uwo munsi wa kabiri witwa intambwe ya Nyirarumaga. Nyirarumaga ni umugabekazi w'umutsindirano, ni ukuvuga ngo mu bijyanye n'ubuyobozi yabaye mu mwanya wa nyina w'umwami. Atwarira Nyabacuzi ari we nyina wa Ruganzu Ndori ku ngoma y'umuhungu we Ruganzu Ndori nyirizina. Gusa atanga n'ikintu gikomeye ubuhanzi nyarwanda bwagendeyeho cyangwa bufite uyu munsi. Yashyizeho uburyo umuntu ashobora guturamo ubuhanzi bwe, abishyira mu bice bitatu. Turugende dusobanurirwa n'abanyamateka turi kumwe uyu munsi, barimo Afande Nyirimanzi, barimo Kanyandekwe, barimo Faida n'abandi benshi turi bujyane. Nyirarumaga rero yashyizeho uburyo butatu, bumwe bwita impakanizi, ikobyo n'ibyanzu. Twebwe uyu munsi rero dukoresha ikobyo n'ibyanzu. Impakanizi ni ubuhanzi bushobora kuvuga nibura ukubaho kw'igihugu guhera aho umuhanzi ahisemo guterurira ubuhanzi bwe. Mbahaye ikaze rero, ndi Rumaga Nsekanabo, nkaba ari jyewe uhagarariye Isiga Rwanda itegura kino gikorwa. Turabana guturuka uyu munsi kugera ku munsi wa nyuma wa festivale, ikaba intangiriro ya festivale nyinshi tuzakora, haba mu mwaka haba no mu kinyejana. Nizera neza yuko hamwe niyo kure tuzabikora. Mpaye ikaze kandi abahanzi turi kumwe uyu munsi, mwagiye mubona amazina manini anejeje cyane kugira ahangaha. Kubona mwana w'umuhanga nka Dieudora tugiye kubana muri repete, ariko akazana n'ikivugo cye, ndumva yanagiheraho. Dieudora urinde? Gendi bugi bw'icu. Urumva bugi bw'icu arahari. Mugisha Fred Robinson cyangwa Element Ere arahari. Muneza Christopher, Kevin Kade, Juno Kizigenza, Ibyanzu, Jens Comedy, ni benshi ntabwo nabarondora amazina, ariko umugano wa wundi wise Mbazi nanjye mbaza amazina. Ndasaba rero yuko umuyobozi wano hantu tugiye guhagurukira ni ku nzu ndangamurage yo kwa Kanti, yaduha ikaze mu rugo akanatwemera guhaguruka, ubundi ibindi ni mu nzira. Turagenda tunezerwa. Tugiye gutangira urugendo rwitwa Rwanda GPS. Dufate igihugu cyacu tugishyire kuri GPS cyangwa kuri navigation, ariko iyo GPS kavuga ikindi, ni Guardians of Performing Stories, ni abarinzi b'umurage cyangwa b'ubuhanzi nserukarubuga. Nicyo tugiye gukora rero. Tugiye gufata igihugu cyacu, turebera kuri Google, turebera kuki, twebwe tukimenye amazina, tukimenye amateka, tukimenye imigirire, tumenye imyitwarire iboneye umunyarwanda ukwiye. Urakoze cyane, wakoze kuduha ikaze, ndumva nago mu mwanya. Murakoze. Arakoze Rumaga, ansabye kubemerera guhaguruka kandi muranahagaze. Byari kunyorohera iyo muza kuba mwicaye, ariko reka mbasabe mukomeze muhagarara akanya gato, muraza kwicara mu kanya muri bus. Rero nagira ngo mbahe ikaze hano muri ikigo cy'inteko y'umuco. Ahangaha hakaba hari ingoro y'amateka y'igihe cy'Ubudage. Ngewe ubahagaze imbere, sinzi niba munyumva, ijwi ryanjye ntago ringana n'irya Rumaga. Muranyumva? Nge nitwa Gahongayire, akaba ari ngewe ujejwe iri shami riri hano. Iyi ngoro yitiriwe Kanti. Nkaba mpagaze aha mu izina ry'umuyobozi Ambassador Robert Masozera utabashije kuboneka kubera izindi nshingano. Yansabye kubaha ikaze, ansaba kubashimira by'umwihariko kubera ubufatanye dusanganywe, kuba mwahisemo ko igikorwa cyanyu Isiga Fest itangirira mu nteko y'umuco. Ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ibintu byikoze gutya, ni gahunda isanzwe. Dusanzwe dukorana n'abasizi n'abahanzi batandukanye, ariko by'umwihariko Rumaga arabizi, ahora hano kenshi. Umuco, ubusizi ni ibintu bigendana, ni umurage dusangiye. Ntago rero mwahagurukira ahandi hatari mu nteko y'umuco. Iyi gahunda rero mutangiriye hano muri iyi ngoro yitiriwe Kanti. Ku batarayisura, ni ingoro ivuga ku mateka y'ubukoroni. Ubukoroni ni iki, bwatugizeho izihe ngaruka cyangwa twabugiriyemo izihe ngaruka mu bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi, yaba mu miyoborere, yaba mu myemerere no mu mibereho yacu ya buri munsi. Hari byinshi, hari ingaruka, kuko ubukoroni ubwabyo
ni ijambo ry'irinyamahanga ariko ritari pozitifu mu kinyarwanda, ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Ritaboneye ni ijambo ubwaryo ritaboneye, byanze bikunze ryatugizeho ingaruka. Ubwo nkaba riboneye ritavuga ibintu byiza. Ibikorwa n'ibibera mu bukoroni ntabwo biba ari byiza, buri gihe biba biri ibintu bitari byiza. Nkaba mbashishikariza rero muri iyi gahunda mutangiye ya Siga Fest, ntimugize umwanya, iyo menya ko muri butindaha tuba twagize na gahunda yo gusura ingoro, ariko amakuru nari mfite nuko mwagombaga kugera aha muhita mugenda saa 4. Iyo menya ko mufite nk'isaha irenga twari kuba twasuye. Rero mu izina ry'intebe y'inteko ndabifuriza kugira ibihe byiza. Iri serukiramuco mutangiye ribafashe gukundisha abakiri bato umuco n'ikinyarwanda cyane cyane. Hari abagusabye kuvuga mu kinyarwanda, ariko nanjye ndabasaba kumva ikinyarwanda, sibyo? Kuko ururimi avuga ni ikinyarwanda. Dutera intambwe tugerageze kubyumva, niwo muzi, niwo musingi, nicyo kiduhuza nk'abanyarwanda. Rero ndabifuriza kugira ibihe byiza mu rugendo mugiyemo. Aho mugenda muhagarara hari ibintu ndangamateka, ndangamurage, ababifite mu nshingano babizi kuturusha baragenda babasobanurira. Ntibibe gutembera gusa, ariko bibe no kwiga, bibe no kwiga kugira ngo mugire icyo musigarana. Ari abahanga, ari abasiga, ngira ngo niwo musingi, niho mbahera. Ndabifuriza rero kugira umunsi mwiza no kugira ibihe byiza. Muragahorana u Rwanda. Arakoze cyane umuyobozi udutangiriye gahunda ku mugaragaro. Ndashimira abafatanyabikorwa tugiye kubana muri runo rugendo: Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi, Inteko y'Umuco, BRD, Techno Market, n'abandi bose nk'uko barimo baragenda bagaragara mu byapa twagiye dutangaza. Ni abantu bagize uruhare rukomeye kugira ngo kino gikorwa kibashe gushoboka. Icyo rero ni ikintu gikomeye ku buryo nk'icyo yarakomeje cyo kuvuga ngo duhagurukiye ahangaha. Yavuze impamvu iyi nzu iriho ni inzu ndangamurage. Nangiye kuvuga ngo ni mubi, ariko ntabwo ari mubi, ahubwo buri kintu cyose gitanga isomo runaka. Niba ari inzu ndangamurage yitiriwe Kant, kandi twebwe urubyiruko cyangwa abakiri bato tukaba dusabwa kubungabunga amateka no kurinda cyangwa kugena u Rwanda rw'ejo, duhereye kuri ibi ngibi nibura twamenya igikwiye kugikura mu bidakwiye. Ndibwira rero yuko uhagarariye Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi natwemerera, Bwana Yves, turahaguruka tugiye kugenda mu nzira. Turagenda dukora amastopover cyangwa duhagarara ahantu hatwemerera kumenya igihugu cyacu. Twakoze ahantu h'indobanure nibura muri buri karere tunyuramo. Turaba turi kumwe n'umunyamateka, turahagarara ahantu badusobanurire amateka yaho n'impamvu aho hantu hihariye mu kubaho kw'igihugu. Ndumva ari ibyo ngibyo. Tutarahaguruka se watunyuremo aho hantu ari hehe? Twatoranije rero hake cyane muri buri karere, kugira ngo tutaza kuvuga aho tugeze cyangwa se aho tuvuze ngo mugire ngo niyo mateka y'ako karere. Ni hake cyane muri buri karere, kandi dushaka nanone ahari ku muhanda, ku buryo bitadusaba kwinjiramo kugira ngo tujye kuri iyo site, kuri aho hantu ndangamateka. Aho dutangiriye rero ni hano, turahagarara ku giti cy'inyoni kugira ngo tubereke rimwe mu mariba ya Rwezangoro. Turaza kubibasobanurira tuhageze. Ni hano ku giti cy'inyoni, turahagarara kuri ino sitasiyo iri hino yaho. Ikindi nanone twarebaga ahantu imodoka zishobora kubona aho zihagarara. Bone ku giti cy'inyoni, kuri ririya riba rihari, ahantu mubona haba hari amajerekani, niryo turi babwire rya mbere, rimwe mu mariba ya Rwezangoro. Bituvaho turahagarara ahitwa Ibuhoro na Reramacu, wowe wenda kugera mu Gaperi. Hari Imana ya Nkusi nayo turayibereka. Hanyuma ubwo turaba twageze mu karere ka Kamonyi. Niturenga akarere ka Kamonyi